kutembea kuna mambo nilikuta watoto waine viko nacheza asema mchezo ya zole mmoja alikuwa mbele na watatu nao wanaikala nyuma yake kambele kiko kana titupa panyuma ndo panakakama wakati niliangalia nikauliza mtoto kwanza mniambie maana ya zole maana yake nini mtoto kanambia rafiki manake mimi viko nyuma yangu viko na nguvu sana kunishinda asema hata nikitupa na tu hawezi kuniacha viko nyuma ni mpaka wafani kama nikamwambia Bwana Yesu nipatie na mie ufunuo nikamue watoto wanacheza Yesu nashimwe bene data mwene so Emmanuel UWAMBAJE ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana rituyobora turasoma ijambo ry'Imana muri LUKA ubutumwa bwiza uko bwanditswe na LUKA cye cyawo cya 18 umurongo waho w'8 haranditse ngo ndababwira yuko izazirengera vuba ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Iki ni ikibazo Yesu yabajije akibaza nawe akibaza intumwa kandi anakibaza. Nimuzasoma neza mwitonze muzahasanga aho yaciraga umugani w'umucamanza umucamanza mubi n'umupfakazi wari umutitirije yerekana ukuntu umupfakazi atacitse intege kugeza igihe ahawe ubutabera. Noneho Yesu asoza avuga ngo niba umucamanza mubi tubaha Imana ntiyubahe n'abantu birabashije kurengera umupfakazi wamutakiye ntacike intege. Yesu ahitabaza ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ikiro cyo gitumye tugiye kurebera hamwe kwizera icyo ari cyo. Kwizera ni ijambo rishobora gukoreshwa no mu bundi buryo bwishi. Kwizera muri Bibiliya ntabwo tubona ahantu hanini cyane basobanura kwizera icyo ari cyo, ariko wagerageje gutanga kwizera akoresheje Bibiliya ni mu Baheburayo 10:1 ahanditse ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringi udashidikanya ko bitazaba kandi ko kutumenyesha cyangwa se ko kuduhamiririza ko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Abavuga igifaransa we yavuze ngo la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Wavuga ko c'est une ferme d'assurance des choses qu'on espère. No kuvuga ngo sinzi uko nabisobanura ariko kwizera n'ubumenyi nicyo shaka mvuge gutyo ubwo buryo bwiza. Kwizera ntabwo ari ubuswa. Kwizera n'ubumenyi buhambaye no kumenya ibindi bintu bindi. Abakoresha uburyo umuntu amenya ibintu bavuga uburyo butanu nubwo abahanga berekanye bavuga ko umuntu ashobora kumenya ikintu cyangwa ibintu mu buryo butanu. Ushobora kumenya ikintu kirebye, kukireba ugahita ukimenya ukamenya uko kiri n'amazina yacyo n'ibikurikira ukoresheje amaso. Ushobora kumenya ikintu ukoresheje ijwi wumvise bw'ikintu ukamenya ikintu bitewe n'ijwi gitanze. Uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ushobora kumenya ikintu gikozeho. Ushobora gukora ku kintu cyangwa kikagukoraho ugahita umenya uti ni urushinge, ni urwembe, ni igiti, birashoboka. Uburyo bwa kane ni uburyo ushobora kumenya ikintu ukoresheje ururimi. Ururimi nabwo ushobora kumva ikintu ukavuga uti ndiye kino. Ururimi nabwo ushobora kugufasha kumenya ikintu. Ubwo buryo butanu rero burakoreshwa: kumva, kureba, gukoraho no guhumurirwa. Yani ko nibagiwe ka gatanu guhumurirwa, ushobora kumva impumuro y'ikintu ukakimenya. Kwizera rero noneho kwizera nako impamvu ari ikintu gikomeye nako kugira za sanse 5. Kwizera nako kuragenda kwizera kugira amaso. Kwizera kurareba. Mufite kwizera abona ibindi bintu abandi batabona. Mufite kwizera hari ibintu ahumurirwa. Afite ukuntu akwizera kugira amazuru, kwizera kugira amaboko, kwizera kurakira, kwizera gukoraho. Uko za sanse 5 z'umubiri, uburyo cy'umubiri
umubiri w'umuntu uremye ushobora guhura n'ibindi bintu no kubimenya. Noneho kwizera nabwo ni ubundi buryo umuntu w'imbere w'umwuka ashobora kumenya ibindi bintu biciye mu kwizera. Kwizera rero ntabwo ari ikintu cy'injiji cy'abantu babaswa n'abantu. Kwizera ni ubumenyi. Icyo ni gituma rero tugiye kumarana kino cyumweru. Tuzaganira uyu munsi ku wa mbere, ku wa gatatu, ku wa gatanu ku cyumweru, ariko tuzibanda ku kwizera. Aha rero tuzareba kwizera kuvugwa muri Bibiliya. Aha twasanze rero Yesu yabajije ngo ese naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Kwizera rero ni ubumenyi ugakomuka mu gace h'umurongo. Kwizera ni ubumenyi, ni ubumenyi nk'ubundi. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo, kandi Pawulo muzi ko yari umugabo wize mu kinyejana cya mbere, afite doktora mu bijyanye n'amategeko. Yari yarize rero urwego, kandi yari umwana w'umukire wize neza. Ariko Yesu mu rwa mbere yandikiye Timoteyo yerekana ko yarijije, hari ibintu yakoze kubera ubujiji. Niyo mpamvu abantu batizera Imana ibashyira muri klaseri y'ubujiji, kubera yuko kutizera no kutamenya. Kwizera no kumenya rero. Yusomye rero mu rwa mbere yandikiye Timoteyo mu gice cyawo cya 12 yaravuze ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko atekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya, ariko yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Aravuze ngo hari ibintu yakoze mu bujiji atarizera. Kucya byise ubujiji no kuvuga kwizera no kumenya rero. Ubwo ako kantu remo shishimangira ko ntabwo abantu b'abanyakwizera ari injiji. Kwizera ni ubumenyi. Hanyuma rero ubwo turaza ngiye kureba ari ibyiciro byo kwizera. Inyigisho y'uyu munsi iribanda kwizera icyo ari cyo, ariko no kurebera hamwe ibyiciro bigize kwizera. Aha rero reka turebe kwizera. Niba kwizera ari ukumenya ibintu utarabona kandi ukaba ufite ukaba ubihamya, tugiye kureba iki gikurikira. Hari ikitonderwa. Dukwiye kubanza kumenya ko ikiremwa muntu gifite inkomoko ku Mana, kugira ngo muze kumenya ko n'umuntu udasenga ashobora kwizera. Abantu babonye imirima yahinzwemo ibijumba. Umurima wahinzwemo ibijumba cyangwa ubunyobwa, niyo waba utabuhinzemo ariko warigeze ujya mu bunyobwa, ushobora no kubona hazamutsemo umugozi w'ikijumba, hazamutsemo ubunyobwa, kandi atari bwo wahinze. Ugahinga amasaka hakaza ubunyobwa. Kubera iki? Harimo utubuto twatakaye. Umuntu rero, umuntu ni projet y'Imana. Imana yaremye umuntu ari mwiza, imaze kumurema aza kononekara. Ariko ibintu byose Imana yaremye ikamushyira mu muntu ntago byamushizemo. Nubwo Satani yaje akamushyiramo indi migirire mibi, ariko hari utuntu tw'ubumana tuba mu muntu. Utwo rero two dutuma hari ibintu bimwe umuntu akora bivuye ku Mana, nubwo yaba atari umuntu w'Imana, nubwo yaba Imana itamushima, ariko muri we harimo ubumana buba murimo. Hari utuntu tw'udutonyanga tw'Imana turi mu muntu. Mbabwiye ko rero nyuma y'icyaha abantu bagiye bakoresha ubwo bubasha bwose nabi. Ariko noneho rero ubwo nshatse kubabwira ngo kwa kwizera navugaga, mbibutse ko Adamu na Eva amaze kuremwa, Imana yavuze ngo dore mbahaye gutegeka. Yamuhaye ibintu bibiri. Yamubwiye ngo isi muyitegeke, mwimenyereze n'ibirimo, muhinge. Donc Imana yari imaze kurema isi, ariko isaba ko umuntu hari ibindi azakora pre. Ntabwo Imana yari yaremye umuntu ngirekeraho. Yamubwiye ngo iyi ngobyi nguhaye uyihinge, ariko nurangiza uyikoranturutsiye. Nibyo bivuga gutera imbere. Ibyo byose mubona isi ikora ntabwo biva kuri Satani. Satani yabikoresha. Ikito Satani yakoresha iterambere n'ibiki, ariko muri kamere y'umuntu harimo kureba ibitaboneka, harimo kurema, harimo kurema ibintu, harimo kwizera byari biri mu maraso y'umuntu. Ibyo rero bituma rero ngiye kubabwira kwizera kwa mbere. Kwizera kwa mbere ni ukwizera duhuriyeho twese, ari abasenga, ari abadasenga, abagira Bibiliya n'abatayigira, bitewe n'icyo nababwiye cya mbere cyitwa ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Imana duhumekiramo umwuka wayo. Tuza kwangirika, ariko twangirika dufite igisanira n'ubumana, kandi ibyo bigatuma hari ibyo abanyabyaha bageraho cyangwa duhuriyeho. Reka rero turebe kwizera kwa mbere. Kwizera kwa mbere ni ukwizera bitarusange. Ibintu rusange ni ibintu muhuriyeho n'abandi. Ni ukwizera gutuma umuntu yemera ibintu adafitiye gihamya kandi atigeze abona.
kandi akumva ko yabigeraho. Ibi rero ntago bisaba amasengesho. Niyo mpamvu mubona ibihugu bitera imbere, mubona abantu bakoze indege, bakoze amato, barebeye ku nyoni bati nako twakora inyoni igenda, barebye ku inyoni, barebye inyoni bakora indege, barebye ifi bakora amato, n'ibindi baravumbura kugeza ubwo bagira naho bavuga ati Imana ntibaho, kubera ko bakoze ibintu batasanze no kwisi. Ibyo rero bivuze ngo bakora imihanda y'ikuzimu, bajya ku kwezi, bajya ku nyenyeri, bakoze ibintu byinshi. Ariko ibyo ni bimwe mu byo kwizera. Kwizera ni ukumenya ko ari ibintu wageraho, ibyiringirwa udashidikanya kutazayibona. Uko kwizera rusange rero ni ukwizera kutari mu bugingo. Nubwo kwaba kwemera ko uko kwizera gushobora no kwemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ukanemera ko abaho. Dufite abantu benshi bari mu isi bazi ko Yesu abaho, babyemera ariko batabyizera, badapratika. Ino bagira imvugo ahomba ivuga ngo Satan ni umukristo utari pratika. Ino bagira abantu babiri, bagira abantu bafite ubukirisitu ariko babwemera ariko batabishyira mu bikorwa, n'abandi bari pratika. Abo baratandukanye. Kwizera rero ni ukumemera ko Yesu yapfuye, ko Yesu yaje, ariko bikagarukiraho. Bene uko kwizera rukomeze gutyo rero, ni ukwizera ko badayimoni, niko Yakobo yavuze. Kwizera rero ko Imana iriho imwe rukumbi. Mbibutse ko mbere yuko abamisiyoneri baza mu Rwanda kuvuga ubutumwa bwiza, Abanyarwanda barasanzwe bazi Imana. Butamu kwanza ya mchezo wakasema butamu ni kufunga macho, nikakumbuka ngisi nilifunga macho, kuamini Masia ni kufunga macho, kuamini Bwana Yesu ni kufunga macho, kuacha wizi ni kufunga macho, kuacha bulevi ni kufunga macho, kuacha ukahaba ni kufunga macho. Wakati niliamini watu walisema mmoja kama mimi siwezi kumaliza mwaka. Leo napanda na miaka, kumbe kuko venye viko nyuma yangu, batatu wananichunga. Kuna Mungu Baba, Yesu Kristo na Roho Takatifu nyuma yangu. Mimi najitupa muimani, pamwizi nilienda, wala kuna wakati mtanipata nikilomba mavazi Yesu wangu ananipa. Nakula Yesu, navala Yesu, heshima yangu dumu Yesu wangu. Yes! Anizole, enizole, nizole, enizole, Yesu nizole, enizole, nibebe kwako, enizole, nizole.